Shalom shalom, turabashuhuje tubahaye ikaze nk'uko bisanzwe ni ikiganiro cy'akagaruka. Ni ikiganiro kivuga ku buzima nk'uko mukunze kugikurikirana kuri YouTube channel yitwa Blue White ME. Nk'uko rero twakunze kubibararikira mu biganiro byacu byatambutse dukunda kubagezaho bya buri munsi, ni uguhugurana, ni ukwigishanya. Rimwe na rimwe hari ukuntu usanga umuntu atari kumenya uko ashobora kwitwara bitewe n'ubuzima dukunda kunyuramo bwo hanze ahangaha, cyangwa se ibyo tugenda duhura nabyo hanze ahangaha, ugasanga umuntu ari kugenda mu gihogere. Ariko iyo habayeho wenda nk'izi nyigisho zishobora kumukangura zigatuma ashobora kugira umurongo agenderaho. Ni ukuvuga ngo rero hari byinshi twagiye dusoma, cyangwa se hari byinshi natwe twagiye duhura nabyo, ubuzima bwagiye butwigisha, ariyo mpamvu twaje muri aka kanya kugira ngo tubibasangize. Nk'uko rero nkunze kubivuga, hari ibibazo bikunze kubaho cyane cyane ndakunda kugaruka ku kibazo kijyanye no kubura urubyaro hagati y'abashakanye, cyangwa se hagati y'abantu bifuza gushinga urugo. Icyo kibazo gikunze guhangayikisha abantu muri rusange. Ikibazo cyo kubura urubyaro, ushobora kugera mu miryango igishakana ugasanga bafite icyo kibazo, ugasanga barahangayitse, ugasanga babuze urubyaro, ugasanga umuntu wenda yashakiye rimwe na mugenzi we, tuvuge nko mu rusengero cyangwa se nko mu kiliziya cyangwa se mu musigiti, ariko nk'abantu 10 basezeraniye rimwe, ugasanga nka 7 cyangwa se 6 barasamye, iyo baranabyaye barahetse, ariko ugasanga abandi nka 3 cyangwa se 4 bavuyemo, ugasanga babuze urubyaro. Ushobora kwibaza uti ese ni iki gishobora kuba gitera uku kubura urubyaro? Ese kuki abandi barubona abandi bakarubura? Ni iki kiba cyabaye? Ngira ngo nibyo tugiye kugarukaho muri aka kanya. Ni ikiganiro kivuga gutinda gusama cyangwa se kubura urubyaro ku bagabo n'abagore, cyangwa se ku basore n'abakobwa bagishakana. Duhereye rero ku bagabo, ngira ngo ku bagabo, kugira ngo umugabo abe ashobora gutera inda cyangwa se abe ashobora kubyara, ni ukuvuga ngo umugabo muzima agomba kuba afite udusabo 2. Utwo dusabo wenda mu yindi mvugo dushobora kutwita amabya, ni ukuvuga ngo akaba afite amabya 2. Utwo dusabo rero niho intanga zikurira, zamara gukura zikanyura mu miyoborantanga, zikaza guhura n'amatembabuzi akorwa n'igice twita prostate, nacyo ni igice kigirwa n'abagabo. Ngira ngo nacyo tuzakigarukaho cyane, ariko no mu biganiro byatambutse twabivuzeho akamaro ka prostate n'ibibazo ikunda guhura nabyo, ndetse n'icyo umuntu ashobora gukora kugira ngo abashe kwirinda ibyo bibazo, dore ko kenshi na kenshi ikunze kwatakwa n'ibibazo bya kanseri. Amasohoro rero ava mu mabya kuko aba yakorewe, akazamuka akanyura mu miyoborantanga nk'uko nari mbivuze, akagenda akajya guhura n'andi matembabuzi yitwa seminal fluids, yego muranyihanganira. Hanyuma ayo matembabuzi iyo amaze kwivanga na za ntanga, bikaza gukora ururenda rufatika rurimo na ya masohoro, noneho intanga zikaza gusohoka zimeze neza. Bivuze ngo wenda ikindi twavuga ahangaha ni uko ari amatembabuzi ategurwa cyangwa se akorwa na prostate, afasha intanga kwinyagambura cyangwa se kugira umuvuduko uri hejuru. Hanyuma ikindi twavuga wenda hagati aho ngaho ni uko hari igihe usanga umugabo afite nk'icyo kibazo, ugasanga ya prostate ye ntigikora ayo matembabuzi, ku buryo intanga ziza cyangwa se amasohoro ashobora gusohoka akanyura
muri uriya muheha cyangwa se muri uriya rwungano rw'inkari, noneho muri cya gihe umugabo ari gukora imibonano mpuzabitsina hakaza kubaho kubabara cyangwa se kumva ari kuribwa. Abandi bakavuga ko igihe umugabo asohoye aryoherwa, ariko we yasohora akaza kugira ikibazo cyo kubabara. Kubera iki? Kubera ko haba humagaye hatabanje kuza rwa rurenda nakubwiye rushobora kuba rwateguye ya nzira kugira ngo intanga cyangwa se amasohoro aze kunyuramo horohereye hameze neza. Ngira ngo abagabo akenshi na kenshi ibi ngibi barabizi, nk'iyo wagize ubushake igihe kirekire, hakunze kubaho ko ushobora kubona utuntu turenduka cyangwa se urwo rurenda rurenduka ruza mbere y'uko habaho gusohora. Ngira ngo ibyo ngibyo abagabo barabizi. Iyo rero biriya utabyibonaho uzamenye ko ufite urwo rurenda, iyo utarubona uzamenye ko ufite ikibazo kandi kitanoroshye. Hanyuma rero hari ibintu bishobora gutuma umugabo abura urubyaro, aribyo tugiye kureba, cyangwa se adashobora gutera inda. Hari kuba wagira amasohoro makeya, kugira amasohoro makeya, ugasanga twa dusabo cyangwa se amabya yakoze amasohoro makeya, ugasanga ayo masohoro ntabwo ahagije kugira ngo abashe kuba habaho gutera inda. Ikindi ugasanga muri ya masohoro harimo intanga nkeya, ni ukuvuga amasohoro yabaye makeya ariko none intanga nazo ni nkeya. Ugasanga n'izo ntanga zirimo nazo rimwe na rimwe ni ibihuhwa, ugasanga ntabwo zuzuye. Ngira ngo ahangaha abagabo bose uko basohora ntabwo biba bivuze ko gusohora usohoye intanga nzima cyangwa se usohoye amasohoro ahagije. Ubushakashatsi bukunze kugaragaza ko umugabo usohoye amasohoro ahagije cyangwa se kantite y'amasohoro ahagije, byibuze ni amasohoro ashobora kujya ku kiyiko, kiriya kiyiko umuntu mukuru arisha. Ni ukuvuga ngo ayo masohoro yuzuye aho ngaho umugabo aramutse yasohoye, bavuga ko ayo masohoro aba ahagije. Hanyuma ubushakashatsi kandi bukongera bukatugaragariza ko cya gihe umugabo aba asohoye ituru imwe, niko navuga, cyangwa se inshuro imwe, hagomba kuba harimo byibuze intanga zigera kuri miliyoni 15. Ngira ngo ibi ngibi ni ibintu biri kumvikana. Umugabo niba asohoye rimwe, aba agomba gusohora intanga zigera kuri miliyoni 15. Ubushakashatsi niko bwakunze kugaragaza. Ibi rero nabyo ni ukuvuga ngo ni ibintu tugomba kwitonda, cyangwa se n'ibintu tugomba kubanza kurebaho cyangwa se tukanabimenya ku muntu ufite ikibazo cyo kubura urubyaro. Hanyuma hari ikindi kibazo nacyo gikunda kubaho, hari kuba umugabo cyangwa se umusore ashobora kuziba imiyoborantanga. Iyo miyoborantanga ikaba yaziba, ariko nabyo biturutse ku bibazo bitandukanye. Ngira ngo ikibazo cya mbere gishobora kuba cyatuma umugabo agira ibyo bibazo byo kuba yaziba imiyoborantanga, harimo nka kwa kundi rero ushobora gusanga umusore yiraye cyangwa se umugabo yiraye, akaba yakora imibonano mpuzabitsina, yamara gukora imibonano mpuzabitsina akayikora idakingiye. Rimwe na rimwe ugasanga yanduriyemo za ndwara dukunda kuvuga z'ama infection. Ngira ngo ubwoko bw'ama infection ni bwinshi, hari ushobora kwanduza trichomonas, hari ushobora kwandura iyo mitezi, izo za mburugu n'ibindi na za candidose. Ngira ngo izo ndwara zose nazo zishobora gutuma umugabo agira ikibazo cyo kunanirwa gutera inda. Nk'uko rero ubushakashatsi bwakomeje kubigaragaza, umugabo ashobora kandi kugira intanga zihagije, akagira amasohoro ahagije nka biriya tunyuzemo, ndetse anujuje kantite cyangwa se iza ntanga zujuje ibisabwa, ari nzima, zifite ubundi intanga. Ubushakashatsi bugaragaza ko intanga nzima ari intanga ifite umutwe, ikagira igihimba ndetse ikagira n'umurizo. Biriya bice byose nabyo bifite uburyo bishobora gufasha intanga kubaho. Hari uriya murizo uyifasha kwinyagambura cyangwa se kwirukanka cyane, kugira speedity. Hanyuma kiriya gice cyo hagati nacyo gifite icyo kivuga, hanyuma na kiriya gice nacyo kibanza cyo ku mutwe nacyo gifite icyo kivuga.
ugasanga rero umugabo ibyo byose arabyujuje, ariko kugira ngo azatere inda kikaba ikibazo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo hagati aho ngaho biba bisaba ko ugomba kwihutira kujya kwa muganga, muganga akabanza akagupima akareba ikibazo ufite. Biba byiza cyane rero ko iyo ugiye kwa muganga hari ibikoresho cyangwa se hari imashini zabugenewe zibafasha gupima. Hanyuma ikizamini rero gikorwa ku bagabo ni ikizamini cya spermogramme. Ni ikizamini gikorwa bakagufata intanga cyangwa se bagafata amasohoro y'amasohoro, noneho bakaza kureba za ntanga niba zujuje ibisabwa. Ibyo byose rero ni ukuvuga ngo nibikomeza kwanga hazaba hari ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu uba ugomba kwegera muganga bishoboka kugira ngo agufashe kuri icyo kibazo cyo kunanirwa gutera inda. Ibi ngibi rero nibyo wenda twaba tuvuzeho ku bagabo. Hari n'ibindi byinshi bishobora kubitera. Hari n'abakeka ko rimwe na rimwe aba ari n'amarozi, kandi nabyo birashoboka. Ngira ngo turi Abanyarwanda cyangwa se hano ku isi hari byinshi. Hari n'ibishobora guterwa n'amarozi, ngira ngo wenda nabyo ntabwo nagenda ntabivuzeho. Hari ukuntu umuntu ashobora kugira gutya akaba yagutwara wenda nk'amasohoro, tuvuge ni urugero, akagutwara nk'amasohoro cyangwa se akagutwara inkari cyangwa se akagutwara izo ntanga, akagenda akagira ibyo azikoresha. Hanyuma wazajya kugera igihe cyo kuba washaka gutera inda cyangwa se kubyara ugasanga biranze. Ibi rero nabyo ntabwo twabyirengagiza, ni ibintu biriho. Niyo mpamvu nabyo tuba tugomba no kubivugaho. Ngira ngo rero inshuti zacu, nk'uko mudukunda kandi mutwishimira, natwe turabakunda kandi turabishimira. Ibi nibyo twagerageje gukusanya. Hari ibindi bitekerezo wenda mwaba mufite, mushobora kutwandikira hasi muri komenti cyangwa se mukaduhamagara. Hari nimero turaza gushira kuri screen, mukatugisha inama, cyangwa se igihe wakumva bikomeye nk'uko twabivuze ukaba wakwerekeza kwa muganga, muganga akaba yagufasha. Hari ibizamini byinshi cyane bikorwa bishobora kugufasha kumenya ikibazo ufite, noneho muganga nawe akagufasha azi ikibazo ari kugufashamo cyangwa se azi uburwayi arimo kugufasha. Ntabwo rero kwihutira kumva ko uzagenda hariya ukagira ibyatsi wahira ukabinywa cyangwa se ukagira ibindi bintu ukoresha ari byo bizakemura ibibazo ufite cyangwa se ari byo bizakemura uburwayi ufite. Gusa ni byiza cyane rero ko mwadukurikiye kandi turi kumwe nk'ibisanzwe. Rero mwari kumwe nanjye, hanyuma nkaba mbashimiye. Iki kiganiro nakagaruka. Bye bye.